nk'uko tubivuga ikinyoma ntabwo cyubaka ahubwo kirasenya. Ibyo namubwiye ntabibone ntabwo tuzabana neza. Aho ngaho urumva ni ikinyoma, nzaba naramubeshye, nimara kumubeshya nashyika mu rugo agasanga bya bintu ntabyo mfite, agasanga za modoka ntazo mfite namubwiye, agasanga ya nzu ntayo, agasanga ya mafaranga ntayo, ka kazi keza ntako mfite, byanga bikunda ubundi tuzabana neza. Tuzatandukana, divorce byanga bikunda izabaho. Umuryango mwiza, ishingiro ry'ubuzima. Kurikira ibiganiro byacu kuri Aime Family TV show. Bane mu biganiro ujye udukurikira umunsi ku wundi, kandi subscribe, like na comment. Tujye tubana muri ibi biganiro, dufatanye kubaka umuryango nyarwanda. Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Aime TV show. Turabasuhuje cyane, mugira amahoro aho muri hirya no hino ku isi. Turabakunda cyane, twifuje umugisha w'Imana. Ndi kumwe n'umuntu hano, murabona uyu munsi ntabwo naje njyenyine. Numva wakwibwira abakunzi bacu. Murakoze. Amazina nitwa Niyomwungeri Onesphore. Nkaba nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Ndabona uyu munsi waje wambaye neza. Ni ibiraho nta birenze. Ni ibisanzwe. Mu buzima kwambara neza buriya ni umuco. Umuco umunyarwanda wese yagakwiye kuba yitaho, kuko iyo wambaye neza nyine bikugaragaza neza. Murakomeye, nta kibazo. Turashima Imana mu buryo bwose bushoboka. Aha rero turi mu kiganiro dusanzwe tugira, turi kuri cano ifite intego yo kubaka imiryango. Niyo mpamvu twabatumiye umuntu n'umugabo. Ndibwira neza. Ndi umupapa, ndi umugabo, ndubatse. Mfite umugore umwe n'abana babiri. Numva nawe umaze gukomera mu rugo. Ndumva nkomeye rwose. Ubwo rero madamu araho ameze neza? Ameze neza, arashima Imana. Abana? N'abana nabo baraho. Ni byiza rero, twabatumiriye umutumirwa kugira ngo uyu munsi agire icyo atubwira ku bijyanye n'intego yacu. Murabizi ko intego dufite, duhanganye n'icyo twakora kugira ngo imiryango ikomere. Ibi rero yaje adufitiye impuguro nziza agiye kuduha, impuguro zifite akamaro. Ndagira ngo nk'uko dukunda kubibakangurira, mudutere inkunga mukanda subscribe, mudutere inkunga mukanda commentaire, mutugira inama, kuko mu kinyarwanda bajya bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ntabwo wigira inama. Ariko buriya inama zanyu nazo ni ingenzi muri iki kiganiro cyacu, kugira ngo twubake imiryango ikomeye kandi ifite imbaraga. Mukande subscribe, mukande like, hanyuma muduhe commentaire. Abafite inyunganizi, ibitekerezo, muduhe commentaire. Kandi nawe ubona iyi video ukabona hari ikintu watwunguraho, hari ikintu wabwira abanyarwanda, hari ikintu wabwira abantu bari ku isi yose bumva ikinyarwanda, waduhamagara kuri nimero turi buze gushyira hariya, noneho tukaguhereza umwanya. Ni free rwose, ni uburenganzira bwawe gutanga igitekerezo cyatuma ibintu bigenda neza, cyatuma imiryango yacu yubaka neza. Hanyuma umutumirwa wacu uyu munsi wa none uje kutubwira kuki? Murakoze. Ndumva ikintu nifuza ko twavugaho uyu munsi ikijyanye na divorce ziri kuba mu gihugu cyacu, kandi birababaje cyane buriya kubona ingo zisenyuka. Hari ingo zari zubakitse zikomeye, ejo kumva zasenyutse. Harimo ingo ziri kubakwa iki gihe z'abana barimo gushaka bakiri batoya, bashyira mu rugo mu gihe gito ukumva baratandukanye. Urumva ni ibintu bibabaje. Ndifuza ko uyu munsi aribyo tuganiraho. Tugiye kuganira n'umutumirwa wacu ku bijyanye na divorce. None se iyo urebye ubona hariho divorce mu bwoko bungahe?
divorce cyangwa divorce wenda ni ururimi rw'amahanga, gutandukana ku bashakanye birimo ibice bibiri. Ngewe niko mbibona, niko mbitekereza, kubera ko hari igice cya mbere, hari igice cy'ingo zari zisanzwe zubatse, abantu babanye bamaze imyaka myinshi babana, ingo zari zikomeye, ingo zikomeye, hakabaho n'ingo nshyashya ziri kubakwa iki gihe, abantu bari gushaka vuba batamaze igihe kirekire babana. Bivuga ngo divorce cyangwa se uko gutandukana biri kuba ku ngo ebyiri zitandukanye. Hari ingo zari zisanzwe zubatse zikomeye n'ingo zishyashya. None ibyo bintu uko wumva bitandukanye, ngira ngo udufashe ubwire abadukurikiye n'abatwumva uburyo impamvu ahanini ituma divorce ziba ku bantu bari bafite urugo rwabo rwubatse. Abantu ukabona bari bafite abana 5, bari bafite abana 10, bari bafite abana 3 se bakuru, yewe bari no kurangiza segonderi, ariko ukumva ngo rwa rugo rwari tuzi ko rukomeye ruratandukanye. Ubona akenshi ibyo biterwa n'iki? Murakoze. Ingo zari zubakitse, zari zikomeye, zimaze imyaka myinshi, umugore n'umugabo babana, bafite abana, bafite abuzukuru, wajya kumva baratandukanye. Ikigaragara ko iki gihe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Ni ukuvuga ngo iyo uri umugabo ufite umugore mwari musanzwe mubanye, byanga bikunda muba mwarabanye mukundana. Ikintu kiba gitumye mumara igihe kirekire kingana gutyo mubana, imyaka 15, imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30, ndetse hari n'ababa basazanye bigaragara ko bashaje. Ikintu kiba gitumye iyo myaka muyimara, byanga bikunda ni urukundo, nuko muba mwarabanye mukundana. Ubu ngubu rero ikintu kiri gutuma abantu batandukana ni uko bari kwibagirwa rwa rukundo bakundanye muri cya gihe bari bakiri batoya, bakibagirwa ko bakundanaga. Hari ikintu kinini cyabahuzaga, cyatumaga nyine bahura, batuma bagomba kubana nyine icyo gihe kirekire. Cya kintu cyabakwegeraga, cya kintu cyatumaga bagomba kubana, mbese ugasanga barimo bari kugita, bari guta inshingano, bari guta ibintu biyemeje, ugasanga bari kujya mu bindi. Icyo kintu nicyo cya mbere kiri gutuma abantu batandukana. Ukabona inzira banyuzemo binjira muri icyo kintu mu rugo, ahubwo barimo bari kuyita bakajya mu bindi. Uruhare runini njyewe mbona, uri gusanga ukareba, ugasanga nimba ari nk'umugabo wari ufite umugore ufite n'abana, ari gushaka kubaho nk'ab'iki gihe. Uraza kubyumva neza, kubaho nk'ab'iki gihe. Iki gihe tugezemo turi mu gihe cy'iterambere ryihuta. Urumva ni kwa kundi umuntu afite imyaka 45, ari gushaka kubaho nk'umwana ufite imyaka 18 cyangwa 20. Ibyo bintu rero ntabwo bishoboka. Ugasanga rimwe na rimwe bibangamiye mugenzi we, wenda we umaze kubona ko yamaze kwiyakira, uri kurespekita imyaka ye, ntabwo yanyemerera kubaho nk'uriya. Uwo mugabo nimba ari gushaka kubaho nk'umwana w'imyaka 18, biramugora cyane kubijyamo, kugira ngo biranamugora cyane kongera gushimisha umugore babanaga. Urumva, niyo mpamvu umugore we nabibona, byanga bikunda biramubabaza, bitume amahoro atangira kubura hagati yabo, bibakururire gutandukana. None abantu bari bakwiye gukora iki kugira ngo badatandukana kandi bamaze igihe bakundana, bamaze igihe babana? Hakorwa iki? Ikintu cya mbere kigomba gukorwa, bantu, mugabo nawe mugore, mwari mwubatse urugo rwanyu kandi rwari rumeze neza, inama nabagira ni icya mbere, burya amahoro ni meza cyane mu rugo. Iyo uhaye umuntu mubana amahoro biramushimisha. Icyo kintu cya mbere mbasabye, mubanze mutange amahoro mu ngo zanyu. Ikindi, wowe mugabo,
wowe uri gushaka kubaho umwana w'imyaka 18 cyangwa 20 kandi uzi ko ufite imyaka 50 40, ntabwo biza gukunda biratuma utangira kujya utekereza mu mutwe wawe, utangira ubona umugore wawe ashaje, utangire urebe ba bana bari muri iyo myaka ubona ari bo beza, bitangire bigukurure, bituma ugomba kujya gushaka abo bana, wibagirwe wa mugore wawe mwari mufatanye, mwari mubanye ufite ya myaka. Ibyo niba ubigenderamo biraguha impamvu ituma utandukana na wa mugore mwari muri kumwe umaze imyaka 40, ufite imyaka 40, mumaranye imyaka 20 mubana, uzatangira ubone ni mubi, tangira ubone nta bwiza afite, tangira ubone ntabwo ari kwisiga ngake, tangira ubone ntabwo ari gusokoza ngake, kandi imbere warabibonaga ukabona ni mwiza, none ubu utangiye kubona ko ashaje, uri gushaka gukurikira ba bana bakiri batoya. Iyi nama nakugira ni uko ukwiye kwicara hasi ugatuza, ukakira uwo uriwe, ukita ku mugore wawe mubana, ukibuka ko ari umugore ugufitiye umuryango, mwakoze umuryango, ufitanye abana barenze umwe. Numara gutuza ukicara ukita ku uwo mugore, bizaguha amahoro, n'umugore wawe biguha amahoro, bizatuma mudatandukana. Ayo madivorce tuvuga ntago azabaho, ariko nukurikira ibyo ngibyo nkubwiye, ugakurikira izo nzira, ukajya muri izo nzira zo gukurikira abo bana bato, ugashaka kugendana n'iyi si turimo, n'iki gihe tugezemo ngo cy'iterambere, bizasenya urugo rwawe. Hanyuma watubwiye, twari turimo turavuga kuri divorce iba hagati y'abantu bari bamaze igihe babana, bakundanye, bafite umuryango wari umaze igihe, ariko watubwiye n'indi divorce ya kabiri iri kuba hagati y'abantu bashyingiwe, ariko bashyingiwe vuba. Ubona impamvu iri gutuma ingo ziri kuvuka vuba zitari kuramba ari iyihe? Impamvu iri gutuma ingo ziri kuvuka vuba zisenyuka vuba, ni uko ziri kubakirwa ku kinyoma. Ikinyoma, ako kantu gasobanure neza ukuntu ingo ziri kubakirwa ku kinyoma. Nk'uko tubivuga, ikinyoma ntabwo cyubaka, ahubwo kirasenya. Gisenya gute rero? Njyewe Onesphore ninjya gukundana n'umukobwa, nkamwizeza ibitangaza, nkamubwira ko mfite ubushobozi bwose, nkamubwira ko ndi umutunzi, mfite amafaranga, nkamubwira ko ndi umukire, nkamubwira ko mvuka mu muryango mwiza ukomeye, uwo mukobwa nawe agashiduka akaza azi gasanze wa muntu nyine umeze kwa kundi namwibwiye, azi ngo asanze umuntu uvuka mu muryango ukomeye, ufite amafaranga, umuntu uvuga ijambo rwose rikumvikana, akaza ari ibyo ngibyo akurikiye yiteze, yashyika mu rugo agasanga bya bintu siko bimeze, byanga bikunda uwo mugore ntabwo tuzabana neza, ntabwo muzabana, kuko naza ibyo namubwiye ntabibone, ntabwo tuzabana neza. Aho ngaho urumva ni ikinyoma, nzaba naramubeshye. Nimara kumubeshya, nashyika mu rugo agasanga bya bintu ntabyo mfite, agasanga za modoka ntazo mfite namubwiye, agasanga ya nzu ntayo, agasanga ya mafaranga ntayo, ka kazi keza ntako mfite, byanga bikunda ubundi tuzabana neza, tuzatandukana, divorce byanga bikunda izabaho. Ikindi, wowe mukobwa, wowe uza gushaka wowe uzajya kubeshya umusore mugiye kubana, ukamubwira ko uri umukobwa ufite imico myiza, uri umukobwa nawe uvuka ahantu heza, uri umukobwa witonda, witwaye neza mu buzima bwawe, kandi uzi byinshi wakoze, ibintu byinshi wagiye ukora biri inyuma, aho kugira ngo werure ubwize umusore ukuri, mubwire uwo uriwe, mubwire ubuzima bwawe, mubwire uko wakuze, mubwire mbese inzira zose waciyemo, nimba ari ukwakira uko uri, nurangiza ujye kumubeshya, nyuma namara kumenya ko wamubeshye, nk'urugero ugasanga uri umukobwa, wenda uri umufiyemere wabyariye iwanyu, wenda uvuye mu cyaro, uvuye mu ntara, uje mu mujyi wa Kigali, uri gushaka kugaragaza ko wigeze ubyara, kugaragaza ko utigeze wiga, n'urugero, ahubwo ugiye kubwira umusore ko uri umukobwa mwiza, ukiri umukobwa ufite diplome kandi utararangije na segonderi, nurangiza ugenda umubeshye,
wizeye ko inyuma kubera ko uturuka mu ntara iyo kure ngo atazabimenya, naramuka abimenye ibyo byose wamubeshye nawe ntabwo azakorohera, ntabwo muzabana neza, muzatandukana. Icyo ni cyo kintu cya mbere kiri gutuma ingo z'iki gihe zitandukana, bari kubakira ku kinyoma. Umwanzuro waduhereza ni uko abantu bakwiye gutekereza kuri ibyo bintu, bagatekereza neza angajima bagiye kugira. Abantu bari kuba ingo ziri kubaka kuri iki gihe, abantu bari gukundana, inama nabagira ntibajye babwizanya ukuri. Buri muntu wese ku ruhande rwe yaturire mugenzi we, amubwire uwo ari we, amubwire ubuzima bwe, amubwire uko abayeho, amubwire uko ubuzima yaciyemo, bizamufasha cyane kubaka icyizere muri mugenzi we. Njye niyo nama nabagira, ibintu byo kubeshya, ibintu by'ikinyoma babigabanya. Ikindi ku bakobwa, wenda bakobwa nabagira inama nanone yo kudakunda ibintu cyane, nabyo birasenya. Iyo ugiye kubaka ukurikiye, ufite ibintu ukurikiye utajyanywe n'urukundo, ahubwo ufite ikindi kintu urangamije imbere zawe kuri wa muntu umwitezeho, nugeraho ukakibura bizasenya. Ibyo ngibyo ntabwo ari bizatuma nyine nushyikayo, nimba wari ukurikiye amafaranga wageraho ukayabura, byanga bikunda ntabwo wabona umutima, bizatuma nyine mu mutima wawe utishima, bituma utandukana n'umuntu. Byiza rero nakugira inama, niba wari ugiye ukurikiye amashuri ugasanga amashuri ntayafite, bizakumena umutima ubeho nabi. Inama nakugira, mukundane urukundo, mwite ku rukundo cyane kurenza kwita ku bindi byose. Ikindi mushaka amahoro mu ngo zanyu mwubatse, kuko amahoro buriya niyo ya mbere, amahoro niyo ya mbere azana umutekano mu rugo. Ariko burya urukundo rugendana n'amahoro. Ari urukundo burya umutekano n'amahoro byose biba bihari. Nta n'impamvu rwose ikintu n'abantu nibubake urukundo cyane, kuko urukundo ruzabahereza ibintu byinshi cyane. Reka dushimire umutumirwa wacu wabanye natwe muri iki kiganiro. Murumva ko abafitiye ibintu byiza, ndumva azagaruka, ntabwo ari uyu munsi gusa, afite ibintu byinshi byiza azatuganiriza kuri iyi channel yacu. Ndabifuriza rero gukomeza kubana natwe muri ibi biganiro, kudushyigikira mu buryo bwose bushoboka, kuduha ibitekerezo, kwandika muri commentaire, gukanda like. N'undi muntu wese ufite igitekerezo cyatuma imiryango yacu yubakika. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo yubaka, ariko burya nubwo Imana ari yitwubaka, natwe dukwiye kugira uruhare mu myubakire yacu. Dukwiye kugira uruhare mu myubakire yacu. Burya uko uzamera ni wowe ubitegura, ejo hawe heza ni wowe uhategura. Imiryango yacu rero ikwiye kubaho itagira ikibazo, ikwiye kubaho neza, kandi bizadufasha muri ubu buzima. N'abana bavutse muri iyo miryango ishyamirana, batongana, ntabwo babaho neza. Usanga bafite ikibazo, mantaroma usanga bafite ikibazo. Muba muri guhungabanya abana rwose. Mujye ndumva byaba byiza buri wese yitaye ku rugo rwe, akwiye kubaka urugo rwe, icyo cyatuma amahoro aboneka. Icyo ufite ku mutima wabwira abadukurikiye, ijambo rya nyuma wababwira, twaguha akanya ukaribabwira. Ijambo rya nyuma nababwira ni ukubashimira, mwebwe muhora mudutega amatwi, kandi twizera ko mugiye gukomeza kudutega amatwi mukatwumva. Namwe hari ibitekerezo mufite, hari n'uko mugomba kubigenza. Nimba wari waratanye iyo nzira yo gutuma wasenya urugo rwawe, wenda kubera kutwumva cyane no kudukurikira bigiye gutuma biguhindura, nawe ugatangira ugatekereza uburyo ki wubaka urugo rwawe. Ndumva nabashimira cyane, kandi mbifuriza gukomeza kubaka urugo rwiza, kubaka imiryango myiza mu gihugu cyacu gifite amahoro. Tunashimira n'umubyeyi wacu Perezida Kagame, akagenda bidufashamo cyane, agenda biduhugurira. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Nakagaruka, mukomeze mukande subscribe, muduhe commentaire, mukomeze mukande like, muyisharinge hirya no hino, abantu bose bagereho, abari i Burayi bayibone, badukurikire, kandi bakomeza kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Abari mu bihugu twegeranye bari kudukurikira,
Imana ikomeze umugisha, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. umuryango mwiza, ishingiro ry'ubuzima. Kurikira ibiganiro byacu kuri Aime Family TV Show. Bane mu biganiro ujye udukurikira umunsi ku wundi, kandi subscribe, like na comment, tujye tubana muri